yicara sha boss yari yaragowe icyo genda gato ntagutonganye se reka yari asigaye we buri joro acyura amapaki n'amapaki y'imigati akagira ngo ni umugore n'abana baba babyiri konzi ko abagore se b'abakire bakunda kureba utuntu twa hato na hato mabuja yakundaga kureba ariko ibintu bijyanye n'imigati byo ibintu by'ibiryo ntago yabyitaga oya ibintu bijyanye n'imigati ntago yabirebaga ahubwo ikintu yarebaga ku nyama ku nyama ho rwose ku nyama ho ntago wabacyuzaga umunyu bane navuyemo nyikikozamo harya mu muhanda hasi ndebye mu Kigali mbona iri kuza yirukanga byadande nanjye ngo niruka ubona mu Kigali iri kukwirukanga nabona ndi buhagarare gato nkabona iranca hejuru ndiruka neza essence yanshiremo nko kubigega wari wambutse Gasyatugana Uganda yanshiremo nko kubigega nkebuka nkabona mu Kigali yaje iguruka neza nkabona mu kanya nkako guhumbira binciye hejuru noneho babona wabarembeje bagahita baterura rwa rudobo bagahita baguhereza bane ucyururuka hasi n'abandi barara nabo babaga babinze bya danje ukicara mu karya nyine ukirida uyikuramo ushyira hariya papiye mushwari uyikuramo ushyira hariya ibintu byose ukuramo ushyira hariya nyine babawe kandi ukabirya ufite apeti apeti ya danje iyo ijoro ryageraga mfite nk'inkovu nyinshi z'imisumari bagiye bantera mu majoro nirukanka nkwepana n'abapolisi nkwepana n'abarara nabo bari kumpiga ngo mbahe amafaranga nakoreye uwo munsi nkwepana n'abampiga ngo arara ndongora mu kibuno urumva byabaga ari ijoro ry'ukuzimu kwa danje igitondo cyiza rero nk'ibisanzwe kuri YCTV tubanje kubaramutsa tubifuriza n'icyumweru cyiza ndetse tubifuriza n'amahirwe yo kugitangira neza no kuzagisoza neza nk'ibisanzwe rero YCTV nakagaruka tubazanira ibiganiro bitandukanye aho tuba turi kuri Allegra Hotel Karuruma wadukenera ukaduhamagara kuri ziriya nimero tubafitiye serivisi nziza ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse n'ibyumba byiza n'aka wifi kose kaba gahari serivisi kugeraho mu buryo bwiza kandi bwihuse uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa wakataraboneka dufite ibiganiro byinshi bitandukanye ubuhamya bw'ubuzima uburyo yamenye Imana uburyo yavuye mu buzima bwo hasi ndetse akazamuka turakwakiriye rero ndumva watangira wibwira abakunzi bacu murakoze cyane amazina nitwa Akayezu Richard yego ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana 3 murakoze cyane abakobwa 2 n'umuhungu 1 yego turagushimiye ko wabashije kwitabira ubutumire bwacu kuri YCTV turabizi neza ko dufitiye inkuru nziza cyane ariko mbere na mbere wambaye neza Richard you are very smart murakoze cyane uyu munsi rero ndumva twaza kuganira ku bintu byinshi bitandukanye ariko zimwe muri sije waduteguriye wabanza ukatubwira zimwe muri zo murakoze cyane zimwe muri sije iya mbere akenshi ikintu numva gikomeye cyane kinababaje ni ibiyobyabwenge biri mu rubyiruko cyane yego ariko nanone nkabijyanirana no gutanga ubuhamya nyine bw'ubuzima ko umuntu ashobora kuva mu buzima bwo hasi akava hahandi abantu baba bamubona nk'ikivume nk'umuntu utazagira ikintu yimarira mu buzima yego ariko nyine akaba umuntu akaza akaba umuntu kandi akaba intangarugero mu bandi ndumva watangira utubwira ese Richard kuva umenya ubwenge ni ryari wumvishe ko umaze kumenya ubwenge uciye akenge wari ufite imyaka ingahe nciye akenge numva ngewe ngeze nko mu myaka 27
numvaga pe uciye akenge muri 27. Okay, ngaho tubwire n'amavuko ya Richard ndetse n'amabyiruka yo muri rusange n'ubuhe buzima ahuye nabwo wenda kuvura umwana mutoya. N'amavuko yanjye navukiye i Butare aho bita i Nyanza. Nisanga nderwa na mama wacu. Ariko nari mfite na mama. Yego. Ariko mama wacu niwe wandeze. Nize amashuri matoya. Materineri. Yego. Narayize i Nyanza ku kigo cyiza. Nakuze mbona nyine mu rugo mama wacu yari umukire yakoraga mu iposita. Nk'uko wavuga MTN y'iki gihe. Yego. Natwe mu rugo twari dufite telefone. Yego. Mwari mufite telefone, za telefone fixe z'umugozi zo mu rugo. Ziriya wakoraga mugakaraga gutya. Ntago mwikoragaho kabisa. Umva niga ku kigo cyiza. Nuko nyine nakuze nsanga ubuzima bumeze gutyo ari byiza. Nyuma ya materineri. Nyuma ya materineri urabyumva hahise hazaho intambara. Yego. Hajeho intambara, hazaho ibintu nyine na jenoside urabona turi no mu gihe cyo kwibuka. Yego. Ku nshuro ya 30 tunihanganisha abavandimwe bacu muri rusange babuze ababo. Rwose kandi n'Imana nayo irahari. Yego. Dufite Imana mu Rwanda, dufite igihugu cyiza. Dufite ubuyobozi bwiza. Kuri budahwema kudufata mu mugongo no kutwihanganisha. Yes. Rero haje jenoside turahunze. Niba mbyibuka neza intambara yabaye ndi umwana muto mfite nk'imyaka 6 gutyo hafi 7. Twarahunze tumaze guhunga. Biza no kuba na ngombwa ko twongera tugahunguka. Ariko mu guhunguka nibwo ubuzima bwari bugoye cyane. Urumva kwari ugutangira ibintu byose nyine ari ugutangira. Tugera i Kigali. Mama wacu niwe muntu wari umfitiye runini, niwe muntu wamaga uburere, ni nawe muntu nakuze nzi ko ari mama. Yari umubyeyi uzi kurera neza cyane. Haba guha abana uburere, haba kwigisha abana gusenga, haba ku abana be wabonaga turi smart. Haba kubambika, haba kubaha ibyangombwa byose bikeneye. Numva nakuze nk'umwana wo mu bakire nk'abandi bana bose. Ariko biza kuba ngombwa nyine ararwara arapfa. Imana imuhe uko ridashira. Baramukubise nyine mu ntambara aviramo imbere imukurizamo nyine arapfa. Yego. Apfuye ubuzima bwahise butangira nyine buba bubi gutyo. Nerekeza y'umuhanda. Y'umuhanda byari bigoye cyane biruhije muri za 98. Nari Mayibobo hariya Nyabugogo. Nuko utangiye ubuzima bwo kuba Mayibobo. Nangiye ubuzima bwo kuba Mayibobo bwari ubuzima bugoye cyane. Abana benshi twabubanyemo barapfuye. Barapfuye, abatarapfuye ubu ngubu babaye nk'abasazi. Ni ikihe kintu cyagushimisha gukiri mu Mayibobo ukavuga ati byibuze iki kintu kiranejeje? Uri kumva wenda nk'ikintu wavuga cyagushimisha nuko uri abana bakunda kwigenga. Iyo ibintu byose wabikoraga bakubwiye ati nurenze ibi ngibi turaguhana. Njye ikintu cyanshimishaga icyo gihe nuko nigengaga wari papa gukimama. Nkajyaho nshaka nkagaruka aho nshaka. None abana bo ku muhanda bajya bagira utugeso to kwiba, wigeze ukorakora? Nakuze ninya kwiba. Ninya kwiba cyane cyane ko ntara nabitojwe.
natinyaga kwiba ku buryo naje no kuba nyine umwe mu bana hariya Nyabugogo nkakoropa amazu y'abakire urabona kuri amabotike ari amazu yose yubatswe y'amaduka nkakoropa amaduka y'abakire nyine ibintu byo gukorakora ntabyo mfite. ntago wakoresheje ibiyobyabwenge igihe wari ukiri mayibobo? Birumvikana ibiyobyabwenge narabikoresheje kuko ntago waba mwaburabuzimu utabikoresha, niyo wanze babikwigisha ku ngufu. Ni nk'ibihe biyobyabwenge waba warakoresheje ukiri kuri street? Nkiri street nanyweye urumogi, nanyweye kore, nanyweye essence, nahekenye mayirungi, nanyweye ibiyobyabwenge byinshi, mu inzoga zo bita, hari inzoga za kera bitaga inurire, ni ibigage byabaga birimo urumogi babicururizaga hariya Kimisagara. Yego. Narabinyweye byose. Nakahe gakoryo waba warakoze uri muri swing nk'izo ngizo ubwibuka? Ndi muri swing nk'izo ngizo agakoryo naba narakoze nibuka wenda ni nka tubiri. Akambere nyine twari tugangitse n'umupeti nyine hari ukuntu muba mubana n'umuntu umukunda, turyamye nyine turi mu ngangi aba aravuze ngo ayiwe ngo imbwa iramfashe we, nanjye ubwo mba ndasimbutse ndavuga ati irihe arangije arambwira ngo wapi ngo n'imbwa yo mu kuguru mani. Ako kantu njya nkibuka mwese mwari muri swing, nibereye nko mu rugo nkaseka nkatembuka. wowe waje utabaye usanga niyo mu kuguru, base wamufatiyeho ku kuguru. Urumva nawe umuntu muragangitse kandi mwese muzi ko muryamye hanze, nawe ahise yikanga aravuze ngo irandiye. Noneho nanjye ubwo nabyutse n'umuhini nshakisha amabuye hose, atirihe. Ako gakoryo nyine kajya kansetsa. Karasekeje, ariko iriya mbwa iraryana, hari igihe uhaguruka ikagufata ukuguru ukibaza ati noneho bikakurenga ukagira ngo ni nk'umuntu ugukuyeho itako wana. Nanjye hari igihe kajya kamfata iyo maze iminsi ntaga siporo, nahaguruka nko mu ntebe kikankagatira nk'itakuma, abantu bakagira ngo ni ikindi kintu mbaye. Nuko kandi gakoryo ko ni ukuntu nyine twari hano abona iriya sitasiyo yitwa Kobire, mw'inyuma hahoze amagaraje kera. Ayo magaraje rero niho twazaga kwinywera urumogi, tukaza no kugandika no gukurura agakore n'iki. Noneho twicayemo ari nka kumanywa tuba turiyongoje, umupeti nyine anyigisha kunywa essence. Ubwo urumva twaragiye tudubika imipira, twabaga twambaye ibipira birebire ukadubika igipira muri essence. Noneho turayinywa, tumaze kuyinywa nuko ngiye kumva numva turi kuvugira mu kibindi, ndamubwira ntariko mana tuzi ko turi kuvugira mu kibindi wakinuwe. Arambwira ati reka da, ati twaba twageze mu kibindi dute? Kurumva twari turi kuyinywera muri nuza, twari turi kuyinywera mu gikontineri cyashaje. Yego. Twaba twageze mu kibindi gute wakinuwe? Kubera mwumvaga kirangira nk'ikibindi, rwirangira ukuntu. Bane navuyemo nyikikozamo harya mu muhanda hasi, ndebye mu Kigali mbona iri kuza yirukanga byadande, nanjye ngo niruka. Ubona mu Kigali iri kukwirukanga? Nabona ndi buhagarare gato nkabona iranca hejuru, ndiruka neza, essence yanshiremo nko kubigega. Wari wambutse gasya tugana Uganda? Yanshiremo nko kubigega, nkebuka nkabona mu Kigali yaje iguruka neza, nkabona mu kanya nkako guhumbira binciye hejuru. Baba we, nako gakoryo nyine. Wari wigeze no kuragira urushisha rubonamo inka kubera swing? Swing nimbi, noneho urumogi rw'ibintu rwankoresheje. Ni danje rwo rwankoresheje amabara.
yankoresheje amabara arenze ariko rwo rwayankoresheje nyine maze kuba mukuru. Hariho ukuntu uba umaze kuba mukuru ngeze nko mu myaka 23 urumva narahereye ganja narahereye ibiyobyabwenge mfite imyaka 8 9 10 yego ugasanga icyo gihe rero ngiye rwaje kumbamo rwinshi najya nanarunywa nkasara nkiruka eka bigera kuri urwo rwego. Ko njya numva se ngo abantu banyweye ganja ngo bagira peti byatari uwo mwebwe nko kuri street mwaryaga iki mu gihe mwabaga mwanyweye ganja? Igihe twabaga twanyweye ganja buriya twe twagiraga amahirwe yo kubona ibiryo ariko nyine ni ibiryo byine by'imisigi, ibiryo bita imisigi. Imisigi imwe abakire baba bajugunye. Baba bajugunye ni ya misigi ibirimo za papier mushwari uwipfunye ajugunyamo ibishishwa by'imineke za kirida. Biba nyine ari ibintu bivangavanze gusa. Noneho hari muri gare ya Nyabugogo hari ahantu hari restaurant bahitaga kwa Mukecuru. N'ubu iyo restaurant iracyahari. Hano inyuma ya SP. Muri gare mwe imbere. Muri gare imwe imbere ahagana gutya haheramo hepfo muri ya mazu yo harya hepfo. None iyo restaurant yo igikoni cyayo cyarebaga muri ruhururamo harya hasi. Hari ahantu twuriraga ku itiyo ukicara hejuru ubundi abantu ugatangira ugatera abatipe baba barimo imwe imbere bari gukora bari akazi ko muri restaurant karavuna kababwira ati boss mwamaye utwakase boss mwamaye utwakase ukagumye ukarepeta. Byasabaga nko kuba wanyweye nk'urumogi kuko utarunyweye ntago wabishobora. Yego noneho babona wabarembeje bagahita baterura rwa rudobo bagahita baguhereza bane ucyururuka hasi n'abandi barara nabo babaga babinze bya danje. Ukicara mu karya nyine ukirida uyikuramo ushyira hariya papier mushwari uyikuramo ushyira hariya ibintu byose ukuramo ushyira hariya nyine babawe kandi ukabirya ufite apeti. Apeti ya danje apeti ya danje ariko bura noneho umuntu wanyweye urumogi we ararya kuri rwa rwego rwo hejuru abarya nk'igikoko. Kuko ndabyibuka nigeze no kuba mukuru mbona akazi ahantu mbona akazi ahantu nyine mu rugo rw'umumere tu bari abakire. Noneho urumva nari narakuze n'uburara nsa nkaho nabuvuyemo gake ariko aho ndaba ntarutse sinzi niba hari nta kibazo. Oya nta kibazo turimo turagenda mu buzima cyangwa se okay banza ukitubwira icyo kintu nagakoryo kakubayeho n'ubundi turahita dukomereza aho twari tugeze. Noneho urumva mbona akazi hari kera cyane muri za 2010 muri za 2010 mbona akazi maze kubona akazi hano mu bakire pe ku buryo wumva urwo rupangu yarindwaga na za keke security. Yari sosiyete igezweho icyo gihe icungira umutekano abakire. Hari abantu nyine bifashije cyane kabisa. Bampemba n'amafaranga menshi bampaga 8,000 ku kwezi. Nuko ariko kubera nyine kunywa itabi n'inda n'iki ariko nzi gukora ariko ibiryo naryaga byabaga birenze. Ndabyibuka neza bigeze kuzana amafi. Bazana amafi mabuja nyine umugabo yakuye muri Kongo barayazana bayahagejeje. Mabuja arambwira ati rero ari amafi hari ukuntu bayatunganya ati uyashyira mu mavuta ukayumisha tuzayateka ejo. Ugomba nyakubise mu mavuta nyakubisemo hari ukuntu nyine ifi iyo utayiteye ifu mbere yo kuyishyira mu mavuta hari ukuntu uyihindura ikaba yakomoka nyine ukabona yomokanye uruhu rwasigaye mu isafuriya. Ntangira njyaho agahore gato nshiduka uruhande rwose rumwe
warurangije ndumaze icyo gihe wari ukigafataho ari kuri mu kazi gake gake ndavuga nti se noneho ubu mabuja ndamubwira ngo ukira ndamubwira ko iyi fi yariwe n'iki yego ubwo mba ndatekereje ngira igitekerezo nyine mfatikanya ngenda nshongaho utuntu tumeze nk'amenyo y'imbeba ndavuga nti wane nambaza nzamubwira ko ari imbeba zayiriye ariko nyine nkurije inda nyine umuntu aba afite nabaga nariye nkabyuka saa 9 ebane noneho bo bari barangoreweho narabyukaga saa 9 nkicara muri salo mbere yo gukoropa ibiryo byose byaraye mu bisorori byose nkabirya nkabimara narangiza nkahita manuza ipaki y'umugati ebane babaga nabakire babaga bafite mu kabati harimo amakonfitire harimo ubuki harimo amanuza yose atandukanye y'inyeri yo gushyira ku migati za marigarine ebane nkakora nk'umugati ufite nka paseri nk'umunani zigerekeranye kandi buri hantu hose harimo ntucura abana ba bosi ibyo mu bakire se biba bizi kurya umugati umwe kikawirirwaho nabwo ari ukugihendahenda barataga abana impyisi zihuma nkawomekeranya neza ebane nkakora paseri igera nkanga narangiza nkahita manura urukombe rwa nito ebane nkakora ikivuge cya kindi cya danje cy'icyayi ariko ebane ukarusha uwakiguze yicara shabose yari yaragowe icyo genda gato ntagutonganye se reka yari asigaye we buri joro acyura amapaki n'amapaki y'imigati akagira ngo ni umugore n'abana baba babyiriye konzi ko abagore se b'abakire bakunda kureba utuntu twa hato na hato mabuja yakundaga kureba ariko ibintu bijyanye n'imigati byo ibintu by'ibiryo ntago yabyitaga oya ibintu bijyanye n'imigati ntago yabirebaga ahubwo ikintu yarebaga ku nyama ho rwose ku nyama ho ntago wabacyuzaga umunyu se ku kanyama ku nyama ariko barangije kurya ibisigayemo byo nta byagarukaga kumbaza mu gitondo wapi bapfa kuba basoje bapfa kuba basoje ariko se nka mbere utetse ntago wabatereka nombe wenda ugaproronja ntetse nyine urumva nk'ibyo bintu byambayeho mabuja urumva inda nyine umuntu yabaga afite noneho mabuja yarabyutse mu gitondo agiye muri magaze yitegereje ifi arambwira ati niko rishari ati karame mabuja ubwo mbanje nirukanka ati iyi fi yabaye iki nanjye ndayiterura ndayihengeka ndayihengura nyine byo kumuryaharya ntamubwira ati ariko se mabuja tubuwe ntureba ko ari imbeba zayiriye ngo mana nyagasani we none akivuga ngo mana nyagasani we ndebye hejuru mbona ni purafo ya danje ndebye hasi mbona ni ikaro nibuka ko kuva nagera nabona n'imbeba yambukiranya numva isoni ziranyishe ndabona rwose mabuja mbabarira ati ni njyewe wayiriye yari yamaze kwemera ko ari imbeba cya yabihakanye kuko urumva nanjye nari imbeshye ikinyoma nta mbeba yari yakigera ikata aho ngaho ntayo nari nakigera mbona ahita arakara arambwira ati zifi zose tuzirye nzazigukata atubwa imwe ngo bari bayiguze amadolari 15 iyo fi ni bwoko ki y'amadolari 15 bakire mani barahendwa bya danje mba ndakugendeye nanjye ebane zafi nakaranze inyanya maze gukaranga inyanya ubundi nsonga akawunga ka danje maze kugasonga maze gusonga akawunga mpita nanagira mpita za nyanya nkubitamo ubunyobwa maze gukubitamo ubunyobwa nagamo ya mafi akawunga nakitondeye nagakaranze naruru puratoga anga nshyira hariya wagacomye mpamagara jaridiniye mpamagara n'umukozi urera abana turicara ya mafi turayahekenya yose n'akawunga noneho ikintu cyaje kuntangaza ni ukuntu byageze nijoro bose akaza ati rwose inyama zo mu nkono nazihaze nshaka ifi mabuja araza aranyegera yiruka ati risha ati rero atugenda ufate ya fi yayindi ikiri yose
ndamubwira nti se mabuja ati zihe ati za zindi ati zihe se kandi ati si wambwiye ngo tuzirye ati se waziriye ati twaziriye kare mabuja neza arwara iserera yenda kubita bosi yari umuntu wicishiriza make avuga ati nta kundi ubwo nibyo nibo bariye nta kundi ariko bane mu rumogi mani ni rubi bya danje noneho urarya hari ukuntu rujya mu mutwe wawe ukajya wumva ibintu by'ibimashini n'inkero biri hano mu mihogo no mu wajya uwohereza ikintu ukumva nibiri kwidunda ahantu mu rugunguru iyo hasi ari bujuti wanjye ndabaga hano mu myembe noneho njya kureba umuntu w'inshuti yanjye hariya ku kabinda ahantu bita kuri nawo banywera agakofi n'agakokiteri noneho petit frere wiwe yaragiye kwiga yigaga muri UK tumusigana na girlfriend wiwe gutya mu nzu ni umwe mu baproducer bafite izina hano mu gihugu ariko si ngombwa kumuvuga izina noneho twari dufite studio aho ngaho ubwo tumusigana na girlfriend mu rugo girlfriend wiwe akaba ni umuntu ukunda akawidi cyane noneho aramubwira ati ako sheri akira kururaho baba barakuruye umutipe ngo yumva akantu kikocoye mu mutwe arasara mu gusara ubwo girlfriend we abahamagaye petit frere wiwe petit frere we ati noneho ndapfuye tonto ati ngwino ndebere ati girlfriend yasaze mba mfashe moto byihutirwa yari amaze iminsi akirutse n'akamalariya njye ngira ngo ni malariya ngezeyo nsanga twese yatwibagiwe ninjiye mu nzu yajya kunyora girlfriend we akamubwira ati hoya ati ni krema undi akamubwira ati hoya ni kanaka ubwo ngubwo ndavuga ni nta kindi kintu cyamukiza ni amata ndagenda nzanye amata yanga kuyanywa ati ndashaka kuvugana na mama noneho tumuhereza nyina kuri telefone ko muri umuntu yari yagize ubwoba yamaze guhamagara nyina yahamagaye kenisi ni nyirarume ngo aze ngo amujyane kwa muganga ubwo turangije amata yanga kuyanywa tumuhereje nyina ati mama ati sheri yampaye urumogi narunyweye nanasaze nanyweye nanasaze ubwo nyina aramuhendahenda aramubwira ati mungu wanjye ngaho nywa amata ubundi ejo uzahita uza kunsura turamuhendahenze anyweye akaritiro kamwe tubona agatotsi karamutwaye yicuye rwamushizemo nk'ejo nimugoroba ndavuga nti noneho akajya tuga ati jye numvishe umutsi w'ubwonko uturitse ngo karavuga ngo ndavuga nti noneho ndapfuye uri kumva so rero akamogi ntabwo ari ntabwo ari akantu keza cyane uru rumogi akenshi ni uko abantu batanabizi buriya bakubwira yuko urumogi uzanitegereze abatinganyi 80% umutinganyi wese uza abanywa ganja kuko babanza kwangiza ubwonko urumogi buriya ni kimwe mu biyobyabwenge bibi bikongoza ibyo ugiye gukora ni ukuvuga ngo nk'abantu b'abatinganya kenshi nk'abantu bakunda kugira bagira amasoni yo kuvugisha abakobwa niba ari umuhungu akaba agira amasoni yo kuvugisha umukobwa niba ari umukobwa akaba agira amasoni yo kuvugisha abahungu ariko abakobwa bagenzi be bagahuza umuhungu nawe abahungu bagenzi be bagahuza ni ukuvuga ngo niho hahandi uzasanga ukumva ngo umuntu yari umuhanzi runaka ngo ariko yarazimye nyine kubera kunywa ganja ganja nyine iyo uzinyweye akenshi zihita zituma utangira gutekereza nyine bigarukiye nk'aha ngaha hagufi
magufiya kandi ukumva ko ibintu byose bizashoboka ntabyo ntacyo wakoze ariko ukumva ko uzagafata for nothing. ntabyo ari umupeti twajyaga dusangira ganja noneho twamara kuzinywa turi ahantu hejuru mu mukenke mu ishyamba, twabaga turi Gisenyi, akaba areba amatara yose yo muri Gisenyi, yarangiza agahita afata microphone wenda niba ari nkuru tatoyaho agahita yumva yabaye Lil Wayne ari igitaramo cy'abantu barenga nka miliyari 100 bacanye amatara muri show hasi mu kibaya none akarasa yadanja karasa uburyo muhura nk'ejo mu gitondo akakubwira ati man ati nari mfite igitaramo nijoro cyari show ibaze wada yaririmbiye amatara. nawe wumve urwego nyine itabi ari rigome. Uzasanga nyine umuntu rigize koronike utangira kubona ibimenyetso bimuranga, atangira kutiyitaho, agira umwanda, ukajya ubona niba afite agapira kamwe akumva kwako kamunyuze, kuba yashaka kandi wapi, nta kwibuka no guca inzara. Usanga nicyo kintu urumogi rukoresha, none ubwo ruba rwakugejeje kuri ya kanyine, noneho rukugira rugukoroneza. Yego, niba ukoreye amafaranga 1000 nta yindi mibare izamo, uravuga ati harimo aya bure, harimo wenda yo kujya muri filime bitewe na swing rukwerekezamo, cyangwa se yo kugura igisheke ugahekenya, cyangwa se kugura amasigara, cyangwa se yo kugira gute nyine ugahita unyurwa nyine tu. naho ibyo kuzibaza ngo nzagira umuryango, ngo nzubaka, ngo nzaba umugabo, bihita birangirira aho ngaho. Uzasanga bamwe bavuga ati se ko hari abantu baba barateye imbere barunywa. Uzasanga urya muntu wateye imbere aba yararunyweye mbere yuko atera imbere, noneho yamara gutera imbere nyine akisanga arunywa, ariko nawe ubwo bukire bwe ntaho buva ngo burenge, nyine aguma aho ngaho. aguma aho ngaho, akumva ko ari umunyabwenge, akumva ko nta wamugira inama, nyine akumva ko nyine ari ibintu bye bihagije aho gutyo. Yego. Tuvuye kuri iyo sije, twari tumwe mu dukoryo wahuye natwo mu gihe waga wanyweye ganja, nanjye muri tumwe nibuka, gusa nyine itabi ntabwo ari ryiza. Katwigarukire kuri street, tugaruke ku muhanda wacu umaze gukura mbere y'uko ujya kubona akazi. Niho twari tugikomereje, utubwira bimwe na bimwe wahuye nabwo byo mu buzima bwo ku muhanda. Ese mbere y'uko ubuvamo wari ukitubwira uko byari bimeze, ariko byanga bikunda hari ibindi tutari twavuzeho. Ubwo mbere ya 2010 ese wari ubayeho ute ku muhanda? Wamazeho imyaka ingahe? Umuhanda nawo mazeho imyaka myinshi. Umuhanda nawo mazeho nk'imyaka hafi 15. Hafi 15. Ni imyaka myinshi. Umuhanda nakoze ibintu byinshi. Nabaye umukarani, nabaye umunyonzi, wabaye umunyonzi mu mujyi wa Kigali? Mu mujyi wa Gisenyi. Wahise uva i Kigali ujya kuba ku Gisenyi. Kugira ngo uve i Kigali ujye ku Gisenyi byaje gute? Ninde wakujyanye? Kugira ngo mve i Kigali njye Gisenyi, hari ikigo cy'imfubyi cyakiraga abana i Gisenyi. Nuko baza nari mfite data wacu nyine, aravuga ati mfite umwana n'iki ariko mumfashije akaba yava mu muhanda, twebwe turamucyura akongera akisubirira mu muhanda. Ubwo baraje nyine bashyiraho amafaranga, abana banyirukaho, baramfata, baranyicaza, ngurira amata, ngurira keke, arangije n'umugabo nyine aranganiriza, arambwira ati wowe niwizira iwanjye nzaguha icyumba cyawe wenyine, nkuha utugare two kugendaho, ujya kwitemberera ku mazi. Iwacu ubuzima biba ari ibintu byoroshye, nta kintu gikaze uzajya ukora sibye kwirebera filime tukakwigira ugasubira no ku ishuri. Arambwira ati nguyu umushoferi nubitekerezaho ukabona ko ari ngombwa uzaze, uzamubwira azakuzana kugeze mu rugo.
kubera ubuzima bwo ku muhanda buragoye cyane cyane cyane. yego Mbega ijoro iyo ryageraga kwabaga ari ukuzimu kubi umuntu atigeze atekereza, ku buryo umuntu yabaga yifuza ko igihe cyose hahora ari ku manywa. Wenda nk'urugero, iyo ijoro ryageraga mfite nk'inkovu nyinshi z'imisumari bagiye bantera mu majoro, nirukanka nkwepana n'abapolisi, nkwepana n'abarara nabo bari kumpiga ngo mbahe amafaranga nakoreye uwo munsi, nkwepana n'abampiga ngo arara ndongora mu kibuno. Ubwo urumva byabaga ari ijoro ry'ukuzimu kwa danje. noneho ibyo bintu byatangiye kera. Byatangiye kera, abo babitaga ngo ni abafirawuni. Byabaga ari ibimayibobo byahaza imogi by'ibigome, ku buryo cyagufataga kikakwangiza bya danje. Ubwo urumva byabaga ari ibintu by'ibibazo kabisa bikomeye, yabaga ari fight nijoro. Ubwo rero ndeba ibyo bintu byose ukuntu bikoze gutyo, reba iryo joro ukuntu riba rigoye, rya buri munsi ari uko birara. Nyine mpitamo, buriya mu ijoro naboneyemo ibintu byinshi. Hari nk'ikintu kimwe cyambabaje naboneyemo, buriya muri mayibobo habamo n'abana b'abakobwa. yego Njye nari umwana, ariko nagiye mbona nk'umwana w'umukobwa apfa afite imyaka 15, agapfa bakamuhamba. yishwe n'icyo ubwo? Yishwe nk'ubu ni urugero, nkari nk'akana nzi kanywaga ibiyobyabwenge, kakanywa kore k'agakobwa, kakanywa urumogi, kakageza kuri rwa rwego mayibobo zikazana, ugasanga nka mayibobo 15 zikakuranyweho zigasambanya, katazi iyo kari. Ngenda mbona abana b'abakobwa batwise amada, agatwika inda, natazi ngo ninde wayimuteye. Ugasanga nyine ku myaka nk'iyo ngiyo nyine arakenyutse, arapfuye. Urumva ni ibintu bikomeye nagiye mpabonera, mbona ijoro ku buryo umuntu yararaga nyirukankaho, akaranyirukankaho, ubwo amfashe yamfata akantuka nko kuri mama, agahita avuga ati nyunganira ayo wakoreye yose, ayo nakoreye yose nkamuhereza. Urumva byabaga ari ibintu bigoye, biruhije cyane, ku buryo buriya niyo mbona abana bo mu muhanda mba numva nyine ari agahinda, ariko kuko nta kindi kintu wabikoraho. Urumva ari uguhiga ngo gukorera ibyo ntubuzi. Bamwe baba bafite amasida, ni ibintu by'aho ngaho biba byaragiye bigira, kikaba gifite nk'iyo sida. Kuba yagufata gutyo n'ubundi arakwangiza, yakwanduza. Ugasanga hari abana benshi bagiye babipfiramo, bagapfira muri ubwo buzima. Ariko njye ndashima Imana ko Imana yandinze, ikakurokora iryo shyamba ry'inzitane. Kugeza ubwo nabivuyemo, ubu ngubu nkaba ndi muzima, nta bwandu mfite, nta n'izindi ndwara zinakomeye wenda naba narakuyemo. N'ibyo biyobyabwenge Imana nayo niyo yabinyijije, kuko iyo itabayo uyu munsi abonzi bose barapfuye. N'uriho hari umutipe bita Ndege, wajyaga ujya kuri televiziyo y'u Rwanda, ameze nk'umusazi uhekenye inzembe, akazimirisha pirimusi. Wundi utamira isigara w'umukorobasi? W'umukorobasi. Uriya muntu muzi kera ndi umwana, yajyaga ajya mu masoko akakorera abantu udusiporo, bakazana ibiceri. Uriya nawe ni generasiyo yawe? Ni generasiyo yanjye. Buriya twarabanaga, noneho hariya muri gare hagezweho indirimbo za Kofi, naracezaga. noneho n'igihe twakoraga kuru nkaceza, wagakora siporo, ubundi akaba ariwe wakira amafaranga. Yego. Akaguhaho? Ariko guhaha bishatse, ari n'igihe yabaga yamfashe bugwate umunsi wose, nkirirwa nyine mugendaho gutyo. uri bodyguard? Yamfashe bugwate ntaho ndi buri. Hariya ubundi aba ari mu ishyamba, akaruta kandi karakamira. Intare y'inkazi niyo ibiyoboye iteka. Uriya umuhanda nawe
ugira guverineri yawo ugira guverinoma kabisa ikavuga ati uyu nguyu niwe gavana, uyu nguyu ni perezida, uyu nguyu ni burugumesitiri. nyine uko umuntu yagutanze street n'ukuntu yagutanze kunywa widi nyinshi n'ukuntu akurusha imbaraga zitera. hariya rero no muri Mayibobo niko bimera. So iyo utari wamenya umujyi, iyo utari wamenya iseta, nyine baba bagomba kukuyobora kugira ngo umenye iseta. nuko turakomeje, ubaye mu kazi noneho uvuye kuri street ugiye mu kazi ukajya urya ibiryo bya boss, imigati myinshi. waje kuhava gute rero? Ukuntu naje kuhava, nahavuye nyine nerekeza mu icyo kigo cy'imfubyi. Ikigo nkigeramo bantangiza ishuri mu wa mbere primaire. ndiga ariko nyine ntabwo nagize amahirwe yo gukomeza. Ikigo cyaje guhagarara, nanjye nerekeza mu rugo. Ikigo cy'amashuri? Ikigo cy'imfubyi cyarahagaze, kimaze guhagarara nanjye nerekeza mu rugo. Mu rugo kwa mama? Mama yari agihari? Mama yari agihari, ariko nabanje kujya kwa data wacu. Yego. No kwa mama naho naje kujyayo nyuma, ariko nabanje kwa data wacu. ubwo amashuri abanza ngiye nayashoreje mu wa 5, kuko ntago nigeze ngira amahirwe yo kuba nakomeza amashuri. Yo kuba wakomeza. Yego. Ubuzima bwabaga bugoranye, nkavuga nti tureka ngiye guhiga. Urumva nakoze utuzi tunyuranye. Nabaye umukarani, nakoze muri boulangerie, nakoze akazi ko mu rugo. Izo zari sitarago zo gushaka nyine ubuzima ngo ndebe ko nazamuka nanjye mba umuntu. Nabaye umunyonzi, nabaye umuyede, byageze aho birananshanga nihindura umufundi. Umuyede ufite uburambe ku buyede birangira abaye umufundi. Urumva njye nakoze ubuyede duhembwa amafaranga 600 ku munsi. Ubwo ni ubuhe mwaka risha? Ni kera nyine nawe ubwo byumva. Yego. 600 ku munsi. Ubwo numva byari ibintu bigoye nyine, numvaga ubuzima ukuntu nzabufatisha. Hari ikintu njya nibuka nyine mw'ubwo buzima, nigeze kuba nakenera kuba nakwigurira bodaboda. Hari bodaboda zigeze kwaduka, imwe igura zaguraga 3 ziriho akadarapo ka Brazil zikasa. Ndazizi ziriya ziri muri bodaboda zabanje. Nashatse kuyigura ebana, zahagiraga iz'umweru, iz'umutuku n'umuhondo. Habanje umweru. Ndawibuka Grafrere niwe muntu wa mbere wazanye iriya bodaboda bwa mbere muri quartier. Icyo gihe yari umuhanzi aririmbana na ba Makuni Koshwa na ba Kayitare Wayitare, ari we musitari muri quartier. Mbona azanye inkweto yaka y'ikivuguta akayikubita cyangwa muri nta nubwo icyo gihe ntabwo yitwaga bodaboda, sinibuka ukuntu yitwaga. Zabaye bodaboda zibaye nyinshi cyane, zaranahendaga. icyo gihe yaguraga nka 3000, yaguraga 3000 icyo gihe. Urumva nawe yarahendaga cyane. Ebana zikwira bodaboda nashatse kuyigura namaze umwaka wose ntarabona amafaranga yo kuyigura. Umwaka wose? Urumva bwari ubuzima bugoye bikomeye cyane. Bwari ubuzima bugoye, ntabwo byabaga byoroshye kubona ibihumbi bite, kandi ni za 2003 ni 2003 ngiye mbyibuka neza nibwo ziriya nkweto zatangiye kuza. Noneho urumva nibwo naje no kujya nishora noneho no mu bintu byo kwiba kugira ngo mbashe kubona amafaranga. Uvuye kuri street urakoze, kandi kuri street ntabwo wigeze ubikora. Ugiye mu rugo ushakishije akazi hato na hato, urangije uhita uba umudangere. Nishoye mu bintu byo kwiba, buriya naribye. Mwibaga gute Richard? Ngera ku rwego nza mu bajura bakubiswe inkoni nyinshi muri quartier. Hatari no muri quartier, no muri Kigali ahubwo nazamo. Ubu mwe mwibaga mufite amagroupe kwa kundi? Twibaga dufite amagroupe. Njya kenshi nabaga mfite groupe nk'iy'abantu 5 nyoboye. Nabaga ikintu nabaga nshinzwe gucunga
nkaza nyine nkahera niba turi buze kwiba nk'aha ngaha nkaza nkahera mu gitondo mbacunga nkageza nimugoroba nkamenya ngo basimburanye gutya uwakurikiyeho ameze gutya ubwo nyine nkacunga kugeza igihe wa muntu muherekeje mpaka agiye kuryama. yego okay ntago wigeze usanga abantu mu nzu njyewe wenda naba narasanze ni nk'umuntu namusanga mu kazi ke ari mu kazi ke nyine ashinzwe gucunga umutekano nk'uw'ikigo nk'uw'ikigo niwe naba narasanze kuko ndabyibuka neza nk'ibintu byigeze kumbaho twigeze kujya kwiba ahantu mu kigo kimwe nari nanyweye urumogi rwinshi ndagenda nyine tugezeho n'ibyuma twari tugiye kwiba ibyuma by'amamashini noneho tugezeyo dutangira nyine gukuramo ibyo byuma tubijyana. Ndabyibuka neza icyo kigo cyari gifite abazamu babiri bagicungira umutekano. Yego. Bagiragamo n'uw'imbunda ahubwo. Umva ukuntu bagira ubwoba ko babarasa. Twarasaze. Noneho umwe aca hirya. Araza aradukanga. Adukanze ngiye numva nyine ni nk'ibintu bisanzwe nigendera gake ndavuga ntaki. Ariko naje kurangiza neza ngeze nko ku muhero gutya mpita nkubitana n'undi noneho afite umupanga. Ya mipanga ibityaye yarawurambuye arawunkubita. Ikintu nibuka nuko navuze ngo ayiwe ndapfuye we. Yarawunkubise gutya nko ari ikibatiri cyangwa ashaka kugutema. Twari ukunema bya nyabyo. Yarawunkubise gutya asa nk'ushaka gukuraho umutwe noneho nanjye ndamanuka ndigunda gutya. Ahantu hasi mu mukingo hasi. Ariko ntiyaguhamye. Ntago yamamije mucika gutya. Urumva nyine umuntu yaragiye ahuriramo n'ibibazo hari aho nigeze kwiba baramfata barankubise amaboko aragenda babiri. Barankubita ibibuno biragenda biba bibiri. Barankubita hahandi bagukubita neza wareba isura y'umuntu ukamuyoberwa ku buryo namaze nk'ibyumweru nka bitatu ntabasha no kugenda. Harandi nanone nibyo bankubita ubunyundo bwo ku maguru. Hahandi badushyiraga kuri za torotire umushito uri hano kunda imbabura hari hasi iri mu rusenda bakagukubita amakabure ya danje barankubise buno bubumbagari bwose buratonyoka. Nibye kandi ubwo icyo gihe nabwo nari nibye. Urumva nari ninjiye mu bintu byo kwiba kugira ngo nyine ndebe ari igihe ubona ukabona kwikorera amabuye kwikorera imicanga ari ibintu ari starago ndende amafaranga utazayagera. Icyo gihe ariko urumogi wari ukiri unywa wari wararuretse cyangwa nkwaga gake. Ahubwo noneho aribwo ndunywa bikomeye cyane. Nari nyirunywa ikintu nari nararetse ni za essence n'amakore nari narabiretse ariko nanywaga urumogi nkanywa n'inzoga z'amoko yose. Yego. Ukomeje kuba mu buzima bwo kwiba urubuvuyemo ute? Ukuntu naje kubuvamo mfite mama wanjye w'umunyamasengesho ukunda gusenga cyane. Yajyaga nsengera nyine akanadusomera ijambo ry'Imana uko tugiye kuryama mpari. Ariko nkaba mfite umurongo muri Bibiliya uri mu byahishuwe. Niba ntibagiwe n'ibice 22 aho ngaho. Yego. Havuga ngo mbona intebe nini yera mbona niyicayeho. Ngo isi n'ijuru bihunga mu maso hayo. Ngo nuko mbona abakomeye n'aboroheje abimbata n'abo mudendezo. Ngo abantu bose barazamuka bajya imbere y'intebe y'imanza. Ngo ibitabo birabumburwa. Ngo n'ikindi gitabo kirabumburwa ari cyo gitabo cy'ubugingo. Ryamfashaga ko nyine numvaga ko nubwo ndiho na nyuma y'ubu buzima hari urundi rubanza kandi ko nshobora kuzabazwa nyine ibyo nakoze nkiri mu isi. Bigatuma nyine numva ariko nanone nkabona abantu basenga nkabona nyine baba bifitiye umutuzo bafite umutekano. Urumva urwego nari ngezeho nari ndushye cyane. Mama rero aza kumbwira ati hano mu rugo haraza abanyamasengesho ati watubabariye koko
tukigomwa basi rimwe wenda tugasengana. Ubwo ndavuga ati nta kibazo ndaza. Ubwo nuko naje nijoro turasenga, tumaze gusenga ndatura nyine natura ibyaha nakoze byose, abantu barumirwa baravuga se umwana ko akiri muto ibi bintu yabikoze ati. Maze kwatura guhera uwo munsi nyine niho nahise nkomeza inzira y'agakiza. Abantu batangira no kubivugaho cyane kuko abantu bari banzi nk'umurara. Noneho urumva mu ibyo bintu byo kwiba nagiyemo, naje no kujya mbona amafaranga, nkagura telefoni, nkagura style, nkambara neza. Icyo gihe hari hagezweho nyine abasitari ba kera, twambaraga nka ba Lil Wayne, nka ba 50 Cent, tukambara ibintu by'ibisengeri, tugasuka ibituta, tukambara amaherena, ama bling bling. Urumva ninjiye mu yindi kano. Bana noneho na gangest y'ama gangest. Bana iri show kabisa. Kiriya gihe cyari kiryoshye. Twambara amabandana, ngiye kigiye banyitaga Roriro. Roriro za 2006 nibwo Roriro yariye hiti i Burundi kabisa. Jabresi kuri Roriro no muri Genti nawe twemera Lion no mwanga cyane. Bana kabisa. Bana aho ngaho ku gapuderi turahurira aho ngaho nabaga natwe ndi natwe, ariko nyine ubwo nari icomagi ntabwo nyine kwari uko utuntu tw'udusimati ntabwo twaburaga. Ariko n'ubundi njya nkubona rumwe mu bapapa bari simati muri karitsiye, cyambaraga akabutura muri wikendi nyine utuntu twawe mbona udutwaye neza ukuntu. Kiriya gihe cyaba Roriro harigezweho amapantaro bita utudemix, ama big down, amasengeri y'ama NB, amabandana. Kariya kabandana nanjye ntabwo nakaburaga. Ndabyibuka nigeze umupeti inshuti yanjye twakoranye witwa Fisi. Noneho izo ngoma kugira ngo uzibone zakira dodora utujede, twe twafataga urugendo mani tukajya ahantu mu tubari muri karitsiye bitaga mu Kivoka, tukajya kureba indirimbo zigezweho. Ko twebwe izo twabonaga yabaga ari ya ndirimbo Yanga yashyize kuri gasete. Icyo gihe hari hakiriho za manyeto za kasete, ariko hatangiye no kuza amasede tukajya tugenda tukazikoresha. Ariko ndabyibuka kugira ngo tubone indirimbo tujede, tubone indirimbo bita kiradodora za sampurusa za Roriro. Icyo gihe byabaga birenze kabisa. Byabaga birenze. Nuko mugeze mu ma big down n'amatimbaland. Bana kabisa. Icyo gihe Timbaland na Canvas All Star zabaga ari zo nkweto ziri kuri hit kabisa, zigezweho kabisa. Nanjye urumva nabaga nazaga kugura style i Kigali, cyangwa se naba naziguriye i Kigali nkazigurira nk'Igitarama tu. Ariko bane turi kugendera nyine ku bahanzi tubona ku buryo uko bambara natwe niko twambaraga. Yego. Ubwo icyo gihe rero mw'icyo gihe nibwo naje kwakira agakiza. Nakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Yego. Icyo gihe abantu baratangara baravuga ati si banzi igiye kugera ku iherezo. Ati uriya motipe ati yakizwa se bigakunda. Noneho mama yari afite Bibiliya runini. Bane nararutwaraga. Bana abantu bose bararaduye bakavuga ngo Imana gusa ko wabaye inzanga mani. Wabona wabaye dage ya danje. Ngo mani ngo ibyo bintu ngo ariko mani ngo wabaye ipanci, ngo ariko wabaye agapanci keza. Ngo uzavamo ipanci ryiza. None urumva byari ibintu by'amasoni n'ibimwaro. Nk'umwana wabaga wibereye street wambaye wariye boro yawe, wariye boro yawe uri ku cyangwe nyine naki abantu ugahita ukisanga mu ibyo ngibyo nyine. Yego. Ahise nyine ninjira mu bintu byo gukunda Imana no kuyikorera. Imana inkura mu rumogi, numva nanyweye urumogi rungeza ku rwego rwo kunsaza. Noneho mbaye mukuru kubera kunywa ibiyobyabwenge byinshi, rungeza ku rwego rwo gusara. Ubwo
ngira amahirwe nyine Imana mbona ibinkuyemo gutyo. Maze kubinkuramo nibwo nahise mvuga nti ubuzima bwanjye nta kundi ni ugukorera Imana. nuko wemeye ku Bidage urangije uravuga ati reka ndeke gukurikiza iby'amagengeste wafashe inzira y'agakiza. Mu gufata inzira y'agakiza naratekereje ndavuga nti se Mana ko nabeshwagaho no kwiba ubu nzabaho ne mu buzima busanzwe. Yego. Sinigeze niga nta kintu na kimwe nzi. Ubuzima buzagenda bute? Ndavuga nariko aho kugira ngo nzapfe ndimbutse nakwemera nkiyemeza nkajya muri quartier nkikorera imicanga nkikorera amabuye. Ubwo nako kazi nyine nahise nihitiramo mpita nigira mu kazi ko kujya nikorera imicanga y'amazu y'abaturage. Yego. Aho kugira ngo ujye gukora ibyo wandavuyemo. Nkagenda nkasa amabuye nkayacanira nkayakubita nkayasa unsabye isiteri nkayimuhereza. Nubwo buzima nahise nigiramo. Ariko nyine Imana yo buriya nidutekerereza we ibyo uba wibwira burya si byo Imana iba yibwira. Hari sosiyete yaje iwacu bari kuzana nyine ibintu bijyanye n'imiriro mu gihugu hose. Yego. Iyo sosiyete bayitaga SAG. Yahisemo akazi. Amakazi ntangira ncukura imyobo nyine mu manipawa. Ariko mwako kazi niho naje kugirira umugisha. Nanjye ntangira kuba umugabo ntangira gutunga ku mafaranga. Naragakoze nkakora neza nari umusore nanaterura n'ibyuma. Akazi nyine nkagakorana courage. Hari ukuntu uba ukora mu kazi nyine umuntu akabona ko ukorana courage. Ari ingorofani nyitwara nirukanka nk'utwaye imodoka ibintu byose aho byananiranye ari njye wenterevona. Umwobo bankubita umwobo wo gushyiramo ipoto nkahita nkusoza nkajya no gufasha abandi. Ibyo biza gutuma nyine chef ankunda. Arankunda amakazi ho kuba uhagarariye abandi bakozi. Yego. Ubaye kiyongozi. Bamaye akazi yarampamagaye mu biro arambwira ati Richard yavugaga Igifaransa n'Igiswahili. Ati milikupenda sana kabisa tunatumikia kazi mzuri na nguvu. Ati niyo mpamvu naguhaye akazi. Kuko ndanabyibuka neza byabaye saga ikomeye cyane. Baravuga ngo bira no gupfobya diplome z'abantu. Umuntu umushefu muzima afata umuntu utarize ikintu na kimwe akamuha akazi. Hari abantu bize universite. Yego. Bigiye n'icyo kintu. Mbega bibiyo n'intambara ariko boss arambwira ati ni ngiye wakwihereye akazi kabisa. Ubwo nahise ntangirira ku mushahara w'ibihumbi 120. Wow. Bampa imodoka izajya intwara ikantwarana n'abakozi bankubita itaburiya. Bamana karaseri yo gutwaramo impapuro zo kwandikaho abakozi bagenzi banjye. Yego. Mwako kazi rero niho naje kugirira umugisha nyine mbona udufaranga. Barimuka turanimukana. Baranambaza se warize tugushakira akazi usinye kontra umukozi wacu bwite. Imbogamizi nyine bakutiga. Ariko nyine nyuma ubuzima bwarakomeje guhera icyo gihe. Uko nagiye ndushaho gukunda Imana nayo niko yagiye irushaho kunyereka. Ubuzima nyine burahinduka. Imana yambwiye yuko ntazongera gukorera umushahara mukeya kuva icyo gihe kugeza na n'ubu. Ntago ubuzima ntago nkigikorera umushahara muke. Wenda ndumva urimo ugana ku musozo. Ariko hari ikintu nshaka kukubazaho gatoya. Wakomeje utangira utubwira ubuzima utubwira ukuntu watangiriye kwa nyoko wanyu. Utubwira muvoma zabayeho kugira ngo uhave ukaza kuri street. Uva kuri street ujya kwa so wanyu. Ntago wakunze kuvuga
kuri relasiyo yawe na mama wawe ni ukubera icyo utakuriye kuri mama ugakomeza muri izo muvoma bijya bibaho akenshi buriya turi ba bana baba baravutse nk'iyo nza nko kuvuka nko muri iki kinyejana ntabwo byari gushoboka kuko nk'urugero wenda mama yahuye na papa akiri muto bakiri abakobwa, papa atera mama inda, mama nyine arambyara, ambyara wenyine, papa ntawe uhari. Nuko ubuzima bwakuze, mama nawe agira igihe cyo kuba yajya gushaka. Aho ndabisobanukiwe cyane. Mbo ahandi tugitangira wambwiye ngo ugitangira kumenya ubwenge ngo wari ugeze mu myaka 20 n'ingahe? Ni 7. Konzi ko iwanyu muvukana 3 yisumbuye, we ntabwo wayavukanye se? Ngiye buriya akenshi buriya bavuga ko iwacu ari Butare ariko ntabwo ariho. Ni uko mama wacu nyine niho yakoreraga, akora mu iposita yaho. Niho yakoraga akora mu iposita yaho. Ni ukuvuga ngo njyewe papa wanjye avuka hano Musambira, naho mama we akavuka aho bita mu Ngororero. Urumva nyine nabaye mu Ngororero. Yego. Kwa mama. Ubu kugeza ubu ni akahe kazi ukora? Ubu kugeza ubu akazi nkora mu bintu bya mine. Muri mine, mu bintu bijyanye n'iby'amabuye y'agaciro. Muri mining. None ni iki wabwira umwana wasigaye kuri street kandi na wa wundi mwakoranye uhekenye inzembe nawe ndacyamubona aracyari ku cyapa? Aracyari ku cyapa. Ni iki wabwira umwana uri ku muhanda izi saha, umwana mayibobo? Ni iki, n'ubuhe butumwa wabahereza nk'umuntu wabaye muri ubwo buzima? Ubutumwa natanga, Bibiliya iravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo kandi nta muntu n'umwe uzigera ujya kwa Data atari Yesu umujyanye. Ni nako Yesu ari we nzira n'ukuri w'abana bo mu muhanda. Ni we wenyine ufite ubushobozi bwo kuba yakura umwana wo mu muhanda akamuhindura akavamo umuntu muzima, nyine nk'uko ubona nanjye nabaye muzima. Yego. Buriya akenshi bavugaga ko nta kintu nzimarira, bavugaga ko nyine nzakenyuka. Hariho n'ibintu nyine umwana bakora ukabona ko atazaramba. Ariko buriya Imana niyo itanga ubuzima. Buriya njye mba numva nk'ikintu wenda leta yakora nuko bari abana babwirizwa ubutumwa bwiza kuruta uko wabamufata umujyana mu kigo ngororamuco. Ni byiza kubajyanayo, ariko naho aho bari akenshi bakabwirizwa ubutumwa bwiza bw'Imana kuruta uko wababwira ibindi bintu, kuko ibindi wababwira byose uramuhana, yasohoka n'ubundi akabisubiramo. None se Risha, ndabizi wamaze kubona amafaranga, uri umukire. Ese abo bana ujya ubatekerezaho byuzuye ukavuga ati reka nteke ibiro 5 by'umuceri bitarimo seriviyete, bitarimo kirida, ukabatekera umuceri mwiza byibura, ukavuga ati reka uyu munsi mbasure, gende nsangire nabo nka barumuna banjye baje bankurikiraho narindi. Ujya ubikora? Ikintu najyaga nkunda gukora, nabaga nabona umwana ukiri muto cyane mu muhanda, nkamukuramo nkamujyana nk'iwanjye, nkibana nkiri umusore narashaka. Akenshi nyine ukazasanga nk'uwo mwana ntashye nkasanga yigendeye, kuko nyine ntiyashobora kuba muri ubwo buzima. Ubundi akambwira ati byagenze gutya, nkaba namutegera ngira ngo musubize iwabo, ejo tukongera tugakubitana imitego mu muhanda. Njyewe ndi ikintu nkora ni nko kuba twahura yansaba nkamuha. Nta bundi bushobozi bwinshi, ariko si uko
nibumara kuboneka hari ibintu byinshi nteganya gukora bijyanye. Ikintu cya mbere nteganya gukora ku bana bo mu muhanda ni ivugabutumwa, ni ivugabutumwa ryagutse ryo kubwiriza. yego Ni ivugabutumwa ryagutse ryo kubwiriza ubutumwa bwiza, nkabwiriza bari abana bo mu muhanda, nkababwira inzira y'ubwami bw'Imana, nkababwira ko Imana ariyo yonyine ibasha gukura umuntu mu muhanda utari kuzagira ikintu yimarira akaba umuntu muzima. Nkababwira nyine ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana kugeza ubwo Imana nayo izafata umwanzuro wo kubahindura nk'uko yampinduye. Nuko bimeze, niyo gahunda mfite, haba mu bigo by'ingororamuco, haba ku muhanda nyirizina, haba hirya no hino, haba rwose numva umusanzu ngomba igihugu, umusanzu mfitiye igihugu, umusanzu mfitiye Imana yankuye muri ubwo buzima uyu munsi nkaba ndi umuntu, ni uwo kubwiriza abana ubutumwa bwiza, yego bakabanza bagahinduka imitima, ubundi ibindi byose nabyo Imana izagenda ibikora, bazabona ubuzima nk'uko nanjye nabubonye uno munsi. Nkaba ndi umugabo, nkaba nubatse, nkaba mfite umuryango, nkaba mbasha kuba muri sosiyete. Imana nyine yaranyigishije, inkuramo gufunga umutwe, inkuramo ibintu bibi byose nyine by'abana bo mu muhanda. yego Ndi umuntu muzima uzi kubana n'abantu bose amahoro, uzi urukundo icyo ari cyo. yego ya urakoze cyane. Ntekereza ko iki ari icyiciro cya mbere, ni part 1. Tuzakomeza tuganira, unatubwire bimwe na bimwe by'akazi urimo n'uburyo wakangurira n'abandi kugakora no gukunda umurimo muri rusange. So Richard, urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Nakagaruka kuri YCTV. Murakoze cyane, ndabashimiye Clement. Okay, n'abakunzi bacu bikwiye gukanda subscribe, comment, hari icyo ushaka kubaza Richard watwandikira aho hasi, hari icyo ushobora wifuza kuvugana nawe kuri telefone waduhamagara kuri iyo nimero iri hasi. Ubundi hari n'ikiganiro nawe ushaka kuduha, twakwakira neza kuri YCTV. Murakoze cyane, nakagaruka. Hasta la vista.